bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro The Show mugezweho na Steve Rwanda. Hano turi ni mu gishanga nkuko mubibona, izuba ryarashe, witegereje neza cyane ahantu ndi hateye imyumbati, hari ibisheke, hari imbuto zigiye zitandukanye zitaramera zisa nkaho ziri kuva mu butaka. Hano mpuye n'abasore batatu basa nkaho ari abahinzi, ariko mu by'ukuri ndashaka kugirana nabo ikiganiro. Basore muraho neza? Muraho murakomeye ariko urimo urakwikira isuka? Ibi ngibi babyita gukwikira isuka? No, gukwikira isuka. Gukwikira isuka? Kira ni igiki uri gukubitamo? Iki ni igihato. Cyane igiko? Oya, ni igihato. Ni igihato. Right, so abakunzi ba TV show, hano duhuye n'abasore batatu. Wa mbere yatangira twibwira, witwa nde we wambaye ubusa? Banyita Singizwe Jean Bosco. Nkaba nkunda guhinga cyane, nubwo nkunda guhinga cyane no kujya nuko urabona ko ndi musore. Yego wo musore? Musore ufishigije njye nkunda kujya. Yego. Urabona ni mugenzi wanjye bamwita Eric. Uriya bamwita Olivier, uri gukora kunuza nawe uramubona. Olivier, good. Olivier ngwino wibwire. So right, bakunzi ba TV show, reka negere Olivier atubwire who are you, urinde musore? Uko mubibona nyine nge ndi umuhinzi, ninga mu gishanga nkatera imbuto. Urabona ko hano twahinze beterave. Izi ni beterave? Hano izi ni beterave. Hano tugiye kuhakubita amashu, hariya hirya tuhakubite karoti. Ako nyine boss w'umushoramari nuri watumenye n'ibiceri nyine. Ura ni boss. N'amazina yitwa Bosco. Reka tuvugane n'uyu musore wambaye isengeri. Murabona ko ewana ni ijigija, sinzi ko bajya babyita. Abasore basa nkaho bomoye umubiri kabisa. Boss witwa nde wowe bivuge? Banyita Byiringiro Eric. Nanjye nkaba ndi umuhinzi. Urakubona turahinga n'ibisheke turabifite, ibitoki n'imigozi y'ibijumba. Right. Ibitunguru nabyo uri kubibona ni dodo. Yes. Twabigize umwuga rero, natwe dukunda guhinga cyane. Uhinze rero guhinga habamo ibiceri, habamo amafaranga. Urarya ukambara neza. Byose waba ufite n'umugore ugatunga umuryango wawe. Right, bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro The Show. Hano naje kubereka bimwe mu bikorwa aba basore batatu bakora. Batubwiye ko ari abahinzi b'imbuto, batubwiye ko bahinga ibisheke, bahinga ibijumba, bahinga imboga, bahinga ibitunguru, bahinga buri kimwe. So hano uyu musore agiye kutubwira ukuntu aba yaratekereje umushinga nk'uyu nguyu, akumva ko yawushyira mu bikorwa. Batubwiye ko ari we boss, amazina ni Bosco. Right, Bosco tubwire, wabitekereje gute uyu mushinga w'ubuhinzi? Yewe nakuye amaboko mu mufuka nk'uko ubibona. Yewe nakundaga kugendera mu kigare cy'abasore. Urabona abasore b'iki gihe dufite ikibazo cyo kuvuga ngo ni wajya guhinga, ngo ushaka kwambara ibyangwe ngo wambare neza, kandi byose biva mu gukora. Rero njye naratekereje kugira ibyo byose mbone kwambara, mbona icyo nyeneye nuko nahinga. Nk'uko ubibona, urabona naratekereje ndakodesha, mpinga beterave, ubona hari n'imyumbati, hari ibitunguru, hari dodo n'ibisheke. Ibyo byose ni ukugira ngo mbone ko nabona ipantaro, netiriwe nyisaba ababyeyi. Narageje kubikora, nirangiza kubikora mbona ibiceri biri kuza. Nagwa rubyiruko rwagiye rubura ibiceri rumbaza iyo ngenda mbikura. Ndababwira ni muze mbereke uko twabigenza, namwe muboneho amafaranga. Right, bakunzi ba TV show, reka twegere uyu muhungu usa nkaho wambaye isengeri y'umutuku, atubwire wese yaje kwinjira mu gakino gute, ko boss we cyangwa se Bosco atubwiye uburyo yagiye abakura hirya no hino. So tubwire wowe waje kwinjira muri uyu mwuga gute? Nanjye niberaga ku muhanda nimirenga mayibobo. Nkajya mbona mugenzi wanjye twiganye mu shuri, nkabona ari kwambara neza, ari kurya neza kanashaka. Ndamubwira ati se mwana watsengereye? Arambwira ati se nzajya mpora ngusengerera wibereye mu muhanda. Nanjye mbona mubwiye ngo ese amana amafaranga yakura. Arambwira ati bisaba gukora kabisa. Right. Ndamubwira ati ukora iki se mana? Nafata akazi kose nta munyagara mana. Abangezeho rero arambwira ngo vayo uyu munsi turarana nkwereke ukuntu turabikora. Ageretse ukuntu turabikora rero, abanzanye hano mu murima, nangira kumufeka ngo ntago nahinga. Nangira kunyereka imbuto z'aravati, nkajya mvati bino bintu hagari bya. Mbona
naramubwiye rero ati nanjye nyinjiza mu kazi ankubise mu kazi rero uri kubona ndaryoshye meze neza ndihingira mu kanya taha nkarabe ba bandi barambura mu muhanda niyambariye neza agatira nagakora kandi mbona byukiye mu murima kabisa. Right, bakunzi ba TV Show, reka twegere undi musore we yaba batubwiye ko yitwa Olivier. Olivier, wowe kano gakino wakinjemo gute ko mbona usa nkaho ibintu bikora nkaho ari kinyamwuga? Nkuko ubibona nyine nje niberagaho nk'amasho mama. Masho mama. Waracomaga. Cyane pifura. Arabastari tujye twumva babaye bigeze kubaho muri ubwo buzima. Nk'aba masho mama. Nyine nanjye uyu mutipe twarahuye. Ajya mbona nyine ari umuntu uryoshye uko nari muzi kera siko nabonaga ameze. Ari umuntu wambara neza bigezweho by'abasore. Umuntu nyine wiyambika, umuntu nyine ufata n'agacupa kwaje kandi urabona ko ibiciro byabuze muri iyi minsi. Amasati se bro kamura amafaranga yagiye wowe yakura he? Ati muzajya mwirirwa mwicaye se muzi ko amafaranga azizana. Namuga ati se wanyeretse nanjye nkajyayo. Namuga ati bro niba ubishaka bizakuzindura. Ngo nanjye narayinyera. Wana. Namuga ati wana ko kazindajya kukareba nkakore. Mu gitondo ndamuzindukira anzana hano mu gishanga yarataratera zino beterave araza turasanza neza tucukura imyobo turatera turuhira hashize iminsi nyine ubona ziri kugenda zizamuka avuga ati ariko ibi bintu nibyo ibintu wako wakoze urabona ari byo tanange ngira murari gutyo guhinga urabona ko turi guhinga n'ahandi tugiye gushyiramo amashu. So abakunzi ba TV Show, iki kiganiro ndababwiza ukuri ko ari ikiganiro cyiza tugiranye n'aba basore, batubwiye uburyo bagiye bahuramo, batubwiye uburyo guhinga ari byiza kandi bishobora kuba byatanga umusaruro mu buryo bw'imibereho, haba mu mirire, imyambarire ndetse n'imikorere ya buri munsi. So hari ikibazo nshaka kubaza uyu mugabo Bosco. Right, so now kano kanya ugiye kumbwira mu by'ukuri ubu buhinzi niki bumaje kukugezaho kuva watangira kubukora? Ubuhinzi ndashima cyane kuba ubundi nakundaga kureba kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Niho nanjye ubwenge nabukuye. Yewe rero ikintu ubuhinzi bumaze kungezaho. Nge buri mfite inkoko 5, mfite ihene 6 kandi urabona ndacyakomeje n'ejo bundi ndategura kugura inka. Ndakeka nimugaruka muzasanga inka nyifite. Tuzasanga ufite inka. Niyo ntego mfite n'abagenzi banjye nkabazamura. Mu by'ukuri uyu musore afite intego nziza. So hanyuma urumva ufite ihene zirenga 4, ufite inkoko, ufite inkwavu, hari umushinga ufite umugore cyangwa uri umusore? Ndacyari umusore. Uri umusore rwose. Umusore muto wihangiye umurimo nk'uyu nguyu, ntabwo twabura kumushimira. Hanyuma iyo suka yikwikire nanjye ndaje mbafashe duhinge kabisa. Right, bakunzi ba TV Show, hano hari umusore nawe ngiye kumubaza ibibazo nka 2 mu by'ukuri mbwira. So ni iyihe ntego ufite kuba warakuye amaboko umufuka ugafata isuku ugahinga? Mu by'ukuri ni intego nyabaki ufite wowe? Njyewe intego mfite mu guhinga nanjye nararebye ndavatire kaminge nshakisha amafaranga nangire nishure amategeko y'umuhanda. Right. Nanjye nishure provisoire nk'abandi, nanjye nzaze ngenda ndi kuvimvira kamoto. Uri kuvimvira? So watangiye kwiga amategeko y'umuhanda? Naratangiye rwose. Bivuze ngo amafaranga wishyuye kugira ngo wige amategeko y'umuhanda wayakuye mu buhinzi? Nayakuye mu buhinzi, nabanjije guhinga icyo bita karoti. Karoti ndazisarura njyana mu soko hirya naho dufite isoko. Nubwo utari ko hareba neza. Hariya rwose. Bahita Rukomo. Ni mu isoko rya Rukomo. Rukomo, santire rwose. Santire aho ngaho. Nyagatare. Ugiye ukavuga ngo umusore bita Karoti muramuzi. Bahita bahakugeza. Man, noneho ufite n'izina bana rikwitiriye kabisa. Banyita Karoti. Izina ni Karoti. N'abacuruzi ari mu soko barabizi. Nanjye rero cyaka kuvuga ati ejo bundi mu kwa 12 mfite examen yo ku mategeko y'umuhanda. Yego. Shakisha urusha rwo rwari binyaziga. Yego.
rero navuze ati reka hano makubita amashu ngewe n'abahungu banjye nidusarura tuzagabane njya kwishura amategeko y'umuhanda ndebe ko nanjye nagenda ku kamoto nk'abandi. Mu by'ukuri ni intego nziza kuba umuhungu wacu atubwiye ko afite intego yo kuba yashaka perime cyangwa se driving license, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu muhanda. Atubwiye ko ari gushaka uruhushya rw'agateganyo rwamufasha kuba yakwinjira mu kazi ko gushaka uruhushya rwa nyuma rwo gutwara ibinyabiziga. Urumva ni intego nziza yihaye kandi izamufasha. Urumva nabona perime azabona n'akanyabiziga gakuye mu buhinzi bwe, bizaba ari byiza cyane. Nzashiramo n'abakozi ahangaha nkajya nza nkaparika akamoto hariya nkavuga ati mukuremo tuno twatsi neza nk'uko ndi kudukuramo. Right. Ikibazo cya kabiri nashaka kukubaza, ese mu by'ukuri wowe waba warigeze unywa ibiyobyabwenge? Ibiyobyabwenge nabinyweyeho. Uriya mu bosi wanjye ajya kunsanga hano hariya hirya ku muhanda ku kibuga, nirwaga n'abandi bahungu bakavuga ngo wamuginga ngo nutikora ngo izipuringo urazizi. Ni ukwikora, kwitamo. Ngavati agahita avati nosa ako gapantaro tuguhangahe mani duhite tujya kwikora. Rero umubyeyi hari ukuntu areba akavati umwana wanjye niba afite 2,000 akatumushyiraho ibindi 2 avuga agapantaro kabiri, ipantaro nkahita nyigurisha icyatanu ukajya mu cyo bita urwishe dea. Ega ibiyobyabwenge bituma ugurisha n'imyambaro wambaye kabisa. Rero abo boss wanjye araje angira inama ati aho kugira ujye hejuru uri kujya hasi, dore ugiye kwandagara kandi ukiri umusore w'imyaka 17 rwose mbabariruze tujye muri aka kazi. Nanjye rero nibyo cyimira Imana yangejeje ahangaha. Right. Next there is another man, uyu mwana yitwa Olivier. Wowe ngiye kubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, mu by'ukuri witegereje kano kazi, abantu benshi bavuga ko ngo umusore muto mwiza nkanjye ntabwo nafata isuka, ntabwo nahinga. Ese wowe kuba warafashe umwanzuro wo gufata isuka niki mu by'ukuri wumva byaguhinduyeho mu gihe wari ku muhanda ubwo boss wawe yagukuragayo? Ubundi nanjye ukuntu nari meze nari wa muntu utakurikiye umuntu wumva ko nyine nzatungwa no mu rugo gutyo nyine niberaho nk'abanyamujyi. Ako nje kureba nsanga ntago ari byo. Avuga ati ndamutse nyobotse aka kazi nk'uko boss ari kubimbwira, nanjye nabaho nigurira ikintu narinze najya kugisaba ababyeyi. Ni gutyo rero naje muri aka kazi, ariko ubundi bisaba gushirika ubute nyine ukumva ko ibintu byose ubikora ubishaka. Iyo ubikora ubishaka birijyana. So ikibazo cya kabiri, wowe ufite intego muri aka kazi kawe? Intego mfite nuko nanjye nazamera nka boss wanjye, nanjye nkakodesha imirima cyangwa se byaho na ngombwa amafaranga hari, nanjye nkagura noneho nkajya nkora umwuga nakoraga nyine ariko nikorera ku giti cyane. Abakunzi ba TV show, icyo narangirizaho mvuga mu by'ukuri urabizi neza, iyo ugendanye n'imbwa enye birangira ubaye imbwa ya gatanu, wagendana n'inzoka enye bikarangira ubaye inzoka ya gatanu, wagendana n'abajura 3 bikarangira ubaye umujura wa 4, wagendana n'abasinzi 4 bikarangira ubaye umusinzi wa 5. Aba basore bacu bahisemo kugendana n'umubosi wabo kubera ko urumva ni umubosi ufite intego, wihaye gahunda yo kuba yatera imbere ndetse akanateza imbere bagenzi be. Ntabwo byarangira ntababwiye ngo wowe ukore subscribe, ukore share ndetse na comment. Ni Steven Rwanda. Reka nsabe right bakunzi ba TV show, ntabwo mwagenda mutambonye. Njewe ni Steven Rwanda. Jya kuri YouTube channel yawe, jya kuri Google, jya kuri Facebook, jya kuri Instagram, jya kuri Twitter. Wana buri hantu hose urahansanga. Ni Steve Rwanda, ni ngiye twaganiraga hano, nanjye nifatiyemo ndimo ndahinga. Mu by'ukuri abasore banjye bambwiye ko guhinga ari akazi keza kandi gateza umuntu imbere. Nanjye mvuye hano mfashe umwanzuro ngiye kugenda mpinge. Gusa boss wowe ni we mbaza, ni gute ngiye nabona umurimo wo guhinga? Gute wabona umurimo wo guhinga? Weho uri kubona ufite ibyuma, ibi byuma wabiguza amafaranga kandi nawe uri kubibona. Rero wafataho rikeya ku mafaranga ufite, ukagera ukavati nkodesheje nk'ahantu akarima, uyu bahita umutabo. Uyu ni umutabo? Uyu mutabo kukodesha rero igisinda kimwe ni 8,000. Imitabo nimwe bahingamo ibijumba byose. Nanga washiramo ibijumba ndetse n'ibindi twabikubwiye. Igisinda kimwe ni 8,000. 8 byonyine.
ubwo bivuze ngo nafata ibihumbi 8 namara gufata ibihumbi 8 nkabikodesha umutabo nkawuhingamo imbuto ubwo se ndamutse minze nk'imbuto wenda katuvuge nk'amashu nkayahinga mu mutabo ku bihumbi 8 naba natangije wenda katuvuge ko mfite amaboko nakwihingira nkikoreramo nakunguka nkangahe mu by'ukuri. Hano rero urabagaza ugashiramo agafumbire, wamara gushiramo agafumbire wenda iyo ugiye kureba nayo wakodesheje usanga bihagaze wenda mu bihumbi 40 50 gutyo 50 yonyine. Umusaruro wanjye nkahita nkugeza ku soko, ugahita ugeza ku soko wajya kugurisha bagakubita nk'ibihumbi 150 160. Right, so bakunzi ba TV show, umuhunga mbwiye uburyo ki nshobora gukora umurimo nkihangira umurimo nkaba nashora make hanyuma nkunguka menshi. Ntabwo nasoza nabashimiye, murakoze rwose kubw'inama mugiriye abanyarwanda, kubw'inama mungiriye, kubw'inama mugiriye abateze amatwi TV show, abateze amatwi Steven Rwanda, kubw'inama mugiriye abateze amaso Steven Rwanda ndetse n'abakunda gukurikirana ibiganiro byacu aho muri hose mu Rwanda. Turabasuhuje. Please wowe ntukibagirwe gukora subscribe, ntukibagirwe gukora share mu magroupe yose atandukanye, dusangiza ibi biganiro abantu batandukanye mu mande enye ndetse no mu mujyi wa Kigali babashe kureba ibiganiro nk'ibi ngibi byiza bibasha guteza imbere abanyarwanda. Pull up ntabwo murakoze.